niba uziko utarakora subscribe kuri Mwamini TV, ndakubwiye ngo kora subscribe kuri Mwamini TV ubundi ukomeze kubana natwe duteze imbere. Ndakubwira ngo natangiye mbona bitazakunda, ariko ubu noneho ndi kubona byatangiye gukunda, kubera yuko ndi kubona uko ndi kugenda nkora amadolari kugenda yiyandika, kandi hari igihe natangiye nkora bitaza, none ubu natangiye gukora amadolari mbona agira gute yiyandika. Komeza rero bana nanjye, kuko ntago naye ndacika intege, kuko ndi kubona ibintu bihanze aha bitoroshye. Niba uri hanze y'igihugu cyangwa uri hehe, uri mu diaspora, ndakwinginze rwose mfasha unkorere subscribe ubundi nanjye nkomeze nibereho, ujye unanyuzamo nandebe, n'ubundi nta kintu bitwaye. Yego hari abavuga iby'ubwenge bwinshi, hari n'abavuga iby'ubwenge bukeya. Ibintu byose ni ubwenge, ubundi se hari ikintu wavuga kitarimo ubwenge? Ariko ndabizi ko yuko dukomeje kugendana. Hello bakunzi ba Mwamini TV, nkomeze kubasuhuza mbabwira nti mukomeze kugira igitondo cyiza, mukomeze kugubwa neza, buri muntu wese ahari ahahe aronke ndetse imigisha y'Imana. Ibintu bikomeje kugorana abavandi, ibintu muri ino si bikomeje kugira gute kugorana, aho umuntu yicara akareba ikintu yari arimo akora akavuga ati mbese iki kintu wakivamo ngahindura nkakora ikindi. Noneho mu gihe wicaye ugiye kukivamo, ugiye wafashe umwanzuro uvuga ati jewe ntabwo aka kazi nzongera kugakora, ukagenda ugahura n'undi muntu uvuga ati ko biriya bintu byawe ukora mbona wewe wateye imbere, mbona ufite ku mafaranga bimeze gute, wandangiye inzira. Ukahita wumva kavuga se ngendeye ntabwo reka nkomerezeho no kugira ahantu njya. Nk'ubu muzi ko yes murabizi nakoze YouTube channel, ariko nk'abantu bamaze kumbaza ukuntu YouTube channel ihemba, ukuntu amafaranga aza, abantu tumaze usanga ari benshi, usanga buri muntu wese ari kumbwira ati wambabarira nanjye ukamfasha gufungura YouTube channel, ati nanjye mfite impano, ati nanjye mfite ibiki byose. Kareba ukavuga se ubu ngubu nyine wasanga nababona ngewe amafaranga namaze kuyayoragura. Nuko akazi uricara ugakora ukabona ntabwo birimo biraza, ukabona rwose umeze nk'aho ucuruza ibintu bitemewe rwose, kandi ucuruza ibintu bigize gute byemewe, ukabura umuntu n'umwe wakugeraho ngo aza kugurira, ukajya kubona ukabona nyine abo wakenera wari ukeneye nyine n'inyungu wari ukeneye kubona ntabwo arizo uri kubona. Ukavuga se wabireka ngo mbivemo, ugisohoka gatoya ukahita uhura n'umuntu ngo rumane wese ngo wambabari ukambwira ukuntu ngira business yawe ngo uyikora, noneho nanjye ngo ko rwose numva nayo mfite ibitekerezo ngo umuntu yashora ngahe, si umuntu yajyayo ngo gute. Ukavuga se ya bintu bimaze bikomeje kugorana. Mumbwire nanjye mwandike muri comment, mumbwire ni ibintu ndi kuvuga bitari ukuri, kuko umuntu urasanga yicaye yarize amashuri ye rwose hariya akavuga ati nk'ubu nigiraga iki, kwiga ubu nagiraga y'iki, amafaranga yanjye narayajugunye narayaroshye. Ariko wamubaza ati kwiga se wowe byakumara iki cyajyanye gute, hagati byehore kwiga se bimaze iki. Ariko ukabona undi muntu yafashe amafaranga nawe arirukansa aragiye, ugasanga nawe agiye ku ishuri arayajyanye, yazahura na wa wundi akavuga ariko se uburiya amafaranga yawe wayatereye iki, wayatereye ati twe twarize ibipapuro twabuze icyo tubikoresha, wewe wari wifitiye udufaranga none ugiye kutujyana ngo kwiga ngo gushaka ngo amadigiri, ati wabyihoreye. Kavuga se noneho ubwo aheza ni he? Ukagira gutya wajya gushaka nka perime y'imodoka, ugahana n'umuntu akavuga ati twe perime twabuze ikintu tuzikoresha. Yes, ubwo rero urumva niba hari ikintu umuntu ashobora kuba yaratangiye, ari business ashobora kuba yaratangiye, wiyivamo ngo uvuge ngo uragiye ngo ndi kubona wapi ngo inyungu zitarimo ziraza ngo byihuse. Reka komeza ugende gake gakeya, iyo nyungu yawe izageraho yiyongere, izageraho yiyongere. Ubwo rero urumva nyine nari ndimo ndabwira ati ibintu bikomeje kugorana. Ushobora kuba wumva we wacitse intege, uri kuvuga ati mbese aka kazi ndimo kanjye ko mbona abandi bimeze gutya na gutya, njyewe mbigenze gute? Icara aho uhaguruka, urahaguruka usanga abandi bahicaye, kandi kugira ngo uzazongere kuhicara bizakugora. Ni inama nari mbagiriye, mukomeze kubana na Mwamini TV. Niba uzi ko rero utarakora subscribe, nyaruka ukore subscribe, like, share na comment, ubundi ngiye ngenda ngutamo utuntu tugize gute tw'ubwenge tugera tugufasha mu buzima bwa buri munsi. Iyi ni office yacu dukoreramo
ubaye ukeneye kubitsa kubikuza ibintu bijyanye na serivisi za online, hano turahari. Urabona ko turahari kugira ngo tugufashe duteze imbere, twunguke ahantu habiri cyangwa se hatatu hagiye hatandukana. Niyo ryaba ari $1 cyangwa rya buri munsi riturutse kuri wowe, turarigushimiye. Ciao ciao.